Iyo tuvuga ubutumwa bwiza ntabwo tuba tuvuga ikindi, tuba tuvuga uwo Kristo ari we ndetse n'umurimo yakoze. Utizera ko Kristo yapfiriye ibyaha byawe, utizera ko kubabarirwa kuzanwa n'urupfu rwe rwonyine, nta hantu uhuriye na Kristo. Kubera iki? Kubera ko ibyiringiro byacu byo kuzabona Imana nta handi hantu bishingiye. Ibyiringiro byacu byo kuzabana n'Imana iteka ryose bishingiye kuri iyi ngingo yonyine yo kuvuga ngo Kristo niwe byiringiro byacu. Abaroma ibice 3:25 hagaragaza yuko ngo Kristo, ngo Yesu ngo ari we ngo washyizwe imbere ngo kugira ngo abe, ngo he was set forth. Katwasome 25 ngo niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe imbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyirengagizaga. Mu yandi magambo, ni iki kintu, ni ibihe byiringiro byashyizwe imbere y'abizera ku buryo ibi byiringiro ubwabyo, nk'uko turi buze kubibona hasi, biri buze kubahesha ihumure rikomeye ngo abangaba bacikiye ngo kuzaragwa ibyasezeranijwe. Bakundwa, ibi byiringiro nta bindi ni Kristo we ubwe. Bibiliya igaragaza ko Kristo ari we byiringiro byacu. Ni ukuvuga ngo the person of Christ we wenyine ubwe niwe byiringiro. Ni ukuvuga ntabwo ushobora gufata ibyiringiro byacu ngo bitandukanye n'uwo Kristo ari we cyangwa n'umurimo yakoze. Mu yandi magambo, ibyiringiro byacu bishingiye kuri icyo ngicyo, his person and the work, umurimo Kristo yakoze ndetse n'ibyo n'uwo ari we. Abakorisayo igice cya mbere umurongo wa 27 havuga ngo, umurongo wa 27 aravuga ngo abo Imana yashimye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, aribwo Kristo muri twe, aribyo byiringiro by'ubwiza. Ni ukuvuga ngo Kristo muri bo ngo niwe byiringiro by'ubwiza. So the hope that is set before us ni ubutumwa bwiza, nk'uko Paulo atangira abivuga, buvuga iby'umwana wayo uwo ari we ndetse n'umurimo yakoze. Ngo ndetse ubutumwa bwiza niyo mbaraga y'Imana ihesha umuntu wese wizera gukizwa. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza ntabwo tuba tuvuga ikindi, tuba tuvuga uwo Kristo ari we ndetse n'umurimo yakoze. Ntabwo ari inkuru itandukanye na Kristo. Hari ukuntu baza nk'umuntu, cyane cyane n'abantu bo mu madini, ukabaza ngo ubutumwa bwiza ni iki, kuvuga ngo ni ijambo ry'Imana. Nubwo nabyo ari byo, ariko specifically ni uwo Kristo ari we ndetse n'umurimo Kristo yakoze. Uwo niwe byiringiro byacu. Ni ibyiringiro byacu rero kuko uwo nguwo ari we witangiye ibyaha byacu, ndetse muri we ariho duherwa gukiranuka, duhagahabwa kwiyunga n'Imana biturutse mu murimo Kristo yakoze. Mu yandi magambo, utizera ko Kristo yapfiriye ibyaha byawe, utizera ko kubabarirwa kuzanwa n'urupfu rwe rwonyine, nta hantu uhuriye na Kristo. Kubera iki? Kubera ko ibyiringiro byacu byo kuzabona Imana nta handi hantu bishingiye. Ibyiringiro byacu byo kuzabana n'Imana iteka ryose bishingiye kuri iyi ngingo yonyine yo kuvuga ngo Kristo niwe byiringiro byacu.
niwe byiringiro byashyizwe imbere yacu. Niyo mpamvu mu Bakolosayi ibice 3 bavuga ngo ni ukubwo mwapanye na Kristo ngo ubugingo bwanyu bukaba buhishanywe nawe, ngo nukorere ngo set your affections, cyangwa ngo muhanga amaso yanyu ku biri mu ijuru. Why? Ngo kubera ko Kristo niho ari, ngo kandi ngo ubugingo bwanyu buhishanywe nawe mu ijuru. Set your affections on things above, not on things on us. Kubera iki mu ijuru rero? Ngo kubera ngo niho Kristo ngo ari, ngo kandi ngo ubugingo bwacu ngo bwahishanywe nawe hehe mu ijuru. Ngo therefore let's set, cyangwa se duhange amaso yacu, our affections, ngo zibe zitari hano, ngo ahubwo zibe ziri mu ijuru.